nababara nawe upfuye kuba sogokuru apfuye nkaba ngusigaranye uri papa nta kibazo. Patrick umwe ari minisitiri w'ubuhinzi, ubwo urumva tuzaza muri twegerane se? Ni wowe watwitangiye nzahora nkwamamaza ese ubundi nabuzwa hanyuma kuva nava hano rero ubumenyi wamaye naragenda bukoresha ubu nanjye wenda mu byamamare bitoya naza naje muri runo rugo nurutse gutsara isazi yarankuye mu rugo rw'amahoro Kabarondo anzana ari umukobwa araza arandera ndakura nagize imyaka yo gukura ubwo uko mpagaze mubona gutya uyu mubyeyi Chantal niwe wamaye ubumenyi bwose mfite. Ubwo namajije kugira imyaka yo gukura namubwira rero umubyeyi ngiye mu mujyi ngiye gushaka ubuzima ndebe yuko nanjye mu minsi iri imbere nzashinga urwanjye nkaza kukwereka abuzukuru. Ubwo umubyeyi aranyemerera birangira ngiye mu mujyi, ariko aho nari naragiye hose yankurikizaga amaso akajya ampamagara umunsi mubwira amaze amakuru mubwira ngo ndaho tukajya tuganira. Ariko Chantal ndagushimira Imana iguhe umugisha, aho wankuye harakomeye. Hariho abatahazi ariko ngenda hazi, ariko wankuye ahantu kure. Imana ijye ikumira umugisha kuko ngiye mvuze amateka yanjye ari menshi cyane, ntabwo rero bwakwira bugacya. Kuva nava hano rero ubumenyi wamaye naragenda bukoresha ubu nanjye wenda mu byamamare bitoya nazamo bitoya ariko ntabwo ari bukuru, ariko hari igihe Imana izabikora bikazamuka uko ubuzima bugenda bwisunika bwiyongera. Ubwo rero ndagushimira mubyeyi, ubwo kuva nava aha ngaha nanjye nagize umuryango. Ubwo ndasaba umuryango wanjye uzi impande yanjye namwe mwese hano hari abaturanyi benshi cyane twabanye hano benshi, aba bose nabo bose mbona mbazi cyane cyane nkashimira n'umuvandimwe umusirikare nawe yambaye hafi kamba hafi na mushiki wanjye Mugenga mu gihe utari uhari nawe icyo nakeneraga yarakimaga. Ndabashimira pe, Imana ijye ibaha umugisha. Ubwo rero ndasaba umuryango wanjye wegere hino uze nawe ushimire Chantal kuko yagize neza. Hino ugende musubize uriya mubyeyi niwe nyogokuru wanyu, nawe ndashaje abana bane bose ni nk'aho ari nyirakuru Chantal, nyirakuru w'abana tugenekereje mu masano y'Ikinyarwanda. Abana bati durwandeze durwanyitayeho mu buzima bwose aho uva ukagera. Murakoze cyane rero, dore umuryango wanjye n'uyu
Chantal ndagushimira kuko wangejeje ku bikorwa byinshi, wangejeje ku muryango. Iyo utaza kumpa ikinyabupfura no kumpa uburere bwiza ntabwo mba mfite umuryango, ariko Imana ijya iguha umugisha. Nibazana impano naguteguriye nibarangiza nyiguye. rwose mubyeyi mwiza, nta n'icyo nakwitura nabona usibye Banyikirize hino iyo mpano y'umubyeyi kuguha ikimenyetso cy'impano mu muryango wa Patrick. burya mu by'ukuri ugiye kugira neza ukajya kwitura neza nk'uko umuntu yayigutuye yayikugiriye, ushobora kutabona icyo wamuha usibye kumuha ikimenyetso ndetse n'amarangamutima. nicyo gifasha umuntu akavuga ati ibyo byose Imana iraturinze kandi iradushoboje, iranadufashije, iradushyigikiye. mbonye umwanya wo kugushimira twese tukirebana amaso ku yandi, tugateranya imiryango tubabwira ibyiza byabayeho mu buzima, byaranze amateka y'ubuzima hagati y'umwana n'umubyeyi. abo bana ntabwo bazibagirwa ko bageze kwa Chantal nka nyirakuru. buriya bazi neza ko kubaho kwabo bituruka kuri Chantal, ataza kugira uwo mutima mwiza. abo bana ntabwo baba baravutse, ntabwo baba baravutse. Aba bose kuvuka byatewe n'uyu mubyeyi mwiza. Bana banjye, dore uyu ni nyirakuru wanyu, yarandeze. Mugihe nzabona akiriho muzajye muza kumureba, mujye mumushimira nk'ibyo muzi. Murabyumva? ati ni nyogokuru, ni kaka, ni tate. Murakoze cyane. Mujye mumenya ko burya iyo naburaga ikijumba nkabura namwe igitoki. bavandimwe mwamerekeje, twaturutse i Kigali, mwakoze cyane kumwerekeza kuza gushimira uno mubyeyi. Niho ubuzima bwanjye bwahereye, ni naho ugana kugeza izi saha mpagaze hano. Murakoze cyane. N'abavandimwe twasanze hano twabyirukanye barahari benshi, twakinyanye umupira tuva Cyarubare dukinira i Kabare, hose barahari benshi cyane. Imana ijya ibaha umugisha, kandi buri mubyeyi wese uri hano ajya afata umwana nk'uwe, kuko ntabwo amenya aho abuzira ageze. Kuko nanjye sinari nzi ko nzisanga muri uyu muryango, kuko uyu mubyeyi yanyakiriye ari umukobwa w'inkumi, nanjye ndi umwana mutoya anyweye mu rugo rw'amahoro. Murakoze cyane, mumumera amashyi n'impundu bihagije. hanyuma abana baravuze bati ibyo ubonye n'ibito biracyaza. Mperutse kujya ahantu hari hateraniye abantu nk'aba, ariko aba ni bake. Umwana yari yashoje kwiga kaminuza, yagize bya birori bita ngo graduation, hanyuma ashimira abantu, ashimira mushiki we, ngo ndashimira mushiki wanjye kuko yamfashije kwiga, ngo iyi ntambwe ngezeho uyu munsi ni ukubera mushiki wanjye. Ese na nyina bari bahari. Ashimira n'abandi bantu bamuhaye amakaye, amakaramu, agatike n'ibindi. Hanyuma ageze kuri se aravuga ngo ndashimira na data ko yambyaye. Icyo gisaza cyahise kibura aho kireba. Na imagine ashimiye mushiki we ko yamufashije akagera ku ntambwe nziza yo kurangiza kwiga, hanyuma agashimira se ko yamubyaye. Ibintu ni bibiri, habaho kubyara hakabaho no kurera. Kubyara ntibihagije, uba ugomba kongeraho no kurera, kandi iyo ureze uba witeganyirije. Abanyarwanda baravuga ngo ni ibintu bibiri mu buzima bibaho, hari ndinda mubyeyi, hakaba na ndinda mwana. Hanyuma niba utararinze umwana ngo umurihire minerivare,
hanyuma ugahugira kwinywera agacupa ukirira n'ifiriti, nusaza bizagenda gute? Uzapfa igihe kitageze, uzicwa n'icyaka, wicwe n'inzara. Niba hari ahantu umuntu atinda muri buno buzima, umuntu atinda mu busaza. Uhura n'umusaza muri 2026, mukazongera mugahura muri 2050. Akingana kwa kuntu kavuga se ntago wabimubwira, ukavuga uti narinzi ko wapfuye, ariko ukabivuga mu mutima. Mu busaza rero niho umuntu atinda. Uhatinda kubera ko ufite abana wagiriye neza, baba bo wabyaye cyangwa abo utabyaye cyangwa abo wareze. Akakurwaza nyine nawe akagusindagiza, kuko nawe wamusindagije akaba umuntu w'umugabo, ukamuha wamugisha n'amatungo twabonye bivugwa muri Bibiliya. Hari umwana mbana nawe aho nguwa amaze kuba igisore, nanjye ndi kugenda muremeraho gatoya. Mu minsi ishize ise yarapfuye, ndamubwire ni ihangane. Atoya, wimbwira ngo ni ihangane, uriya ni sogokuru, papa ni wowe. Uriya ni sogokuru, papa ni wowe. Nababara nawe upfuye, kuba sogokuru apfuye nkaba ngusigaranye uri papa, nta kibazo. Dona Tanzania iyo mpano. Chantal rero ibintu byarandenze, nta kindi nasubizaho, ndagira ngo mw'Imana. Ukubaho k'umuntu burya bituruka kure. Buri wese agiye kubwira amateka y'uburyo yagiye abaho kugeza icyo gihe aba akigaragara abasha kugira icyo avuga. Wavuga uti ese burya ni uko byagenze. Abantu bagirwa abagabo cyangwa bakagirwa abagore n'impuhwe z'Imana binyuze ku bandi bantu. Ati rwose ubona atereranwe n'urushako uri mu buryo bw'uburere bw'umwana, ariko wowe wambereye undi mubyeyi, mbere undi mugabo wo gushyigikira umwana wanjye. Chantal nawe ati rwose warakoze no kunyizera, ujya kugira n'uwo wakwizera akaguha umwana. Wahe n'umuntu utakwizera ngo anagutuma ati nugera Kibuye mbwirire runaka gutya na gutya. Icyo cyonyine kitarimo n'amafaranga, kitarimo n'amabuye yitwa umutwaro. Ibyo biba ari byiza cyane. Noneho rero twihuse, hari muzehe namwe mwavuze muti nk'umuntu mukuru ntabwo nazindutse gutyo gusa, burya naje kureba kandi ndanashimira. Ntituzabura abakuru mukagira Imana. Ni wowe watwitangiye, nzahora nkwamamaza. Ese ubundi nabuzwa n'iki kugushimira Nyagasani? Reka nkuririmbire indirimbo ikwizihiye, nzahora nkwamamaza. Aba bana ni bato barakiyubaka, kandi barimo bakura no mu bushobozi. Nkigera i Kigali naguze akazu kangana n'iyi meza. Abantu bambaza batese iwawe ni he? Ni kuri kariya kazu gatoya kagikura. Numvaga mfite ipfunwe nyine ryo kuvuga ngo wanjye ni yari amwongeraho ngo ni kuri kariya kazu gatoya kagikura. Amabati arimo, ariko bukarakuze karakuze. Shaka kuvuga iki? Aba nabo bangana nako kazu kanjye nabagamo k'amabati 7. Bari gukura, ubutaha bazaza twazanye imodoka imwe, ubwo nyine hari impamvu nuko batarakura. Ubutaha tuzaparika bavuge bati se kwa Chantal habaye. None se agira abana baba ministeri
ngaba uriya mukobwa azaba ari nka minisitiri w'uburezi. Hanyuma aba Patrick umwe ari minisitiri w'ubuhinzi. Ubwo urumva tuzaza muri twegerane se, bazagenda bafata imodoka za VIP tuze duparike hariya, natwe kandi tuzaba tuzifite. Naje hariya ibyuya byandenze ni ukubera kugenda nyine muri iriya modoka. Nitugaruka tuzagerageza nanjye nze mu modoka ifite n'akayaga. Hari imodoka ugenda ifite n'akayaga, atari iki ngiki dufungura inuza ibirahure umuyaga wose n'ivumbi bikaza bitwirunda. Nihanaguye kariya gaswara navanye ari ku meza, noneho nsanga mu ruhanga habaye nk'igitaka. Na Pendo abikoze nawe yihanaguye aravuga ati dore ma ni bya bivumba, ariko ahandi uzamura ibirahure ni uko nguko bizaba bimeze. Kandi mujye mwiyaturaho ibyiza, ubundi niko bigomba kugenda. Ahangaha harimo abantu dukorana mu kazi. Mama Mushime yavuze ngo hari abantu ngo babeshejweho i Kigali ngo n'amashuri yabo, ngo nanjye ngo ndahari. Wize ibikenewe, wagira ngo wiga ibiki? Ushaka kwiga ibiki? Wize ibikenewe kandi nibyo bigutunze, nibyo bikubesheje i Kigali. Rero icyatugenzaga nicyo. Hanyuma Patrick aravuga ngo nanjye ndi kuba icyamamare ariko ndacyari muto. Uragira ngo usimbuke inzego? Urashaka gupfa udashaje? Buriya Imana imenya ibidukwiriye ikagenda ibiduha uko tugenda dukura. Umupasiteri uzwi cyane yaravuze ngo hari abakobwa bahagarara bakavuga ngo ngiye ngo nzashaka umusore ngo ufite ngo imodoka ngo na kadasiteri. Hanyuma uwo mupasiteri Rutayisire murakoze. Mbanje gushimira abantu twaturukanye i Kigali bo nagejejeho igitekerezo, ndabashimiye. Ntekereza gushimira naricaye ndabitekereza. I Kigali haba hari ubuzima bugoye, ndeba uburyo mbayeho kandi mfite akazi, nta mashuri nize, ndavuga ngomba kujya kumushimira. Ikindi cyatumye kintera kumushimira, uyu mubyeyi yatureze ari umukobwa, nta mwana yari afite, nitwe bana yari afite. Kuba uri umukobwa utarabyara ugafata inshingano zo kurera abana ni ubutwari bukomeye cyane. Ntabwo ari njye na Patrick gusa, hari n'abandi baharerewe nabo nibigakora ku mutima nabo bazaza. Rero masenge ni ubuhamya burebure. Nigaga mu wa 4 aranyicarika aranganiriza, ariko mbere yaho gato yaratwicarikaga nk'abana. Hari imigani myinshi yajyaga ducira kugira ngo tumenye uko tuzajya tubana n'abantu. Ariko nk'umuntu ufite ubwana byacaga mu gutwi bigahinguka mu kundi. Ariko maze gukura nibwo nibutse ibyo yaga atubwira turi abana. Ubwo ndi kwiga arambwira ati naragushimiye, ngiye kukujyana kwiga gusuka. Arambwira ati nta bushobozi mfite n'imiga ugatsinda, ntabwo nzabona uko nkwishyurira. Nshemera ntabishaka, ari agahato, ari itegeko rye.
mu bantu twazanye hano harimo abazi ayo mateka, abo twiganye Kabarondo twari hamwe, harimo umukobwa mudamu twiganye ari we witwa Ugira Iwabo. Batumye mushimira bari abanyeshuri 45, ariko ntabeshye ni ukuvuga ngo wayo mahirwe yari ayanjye, abo bandi ntabwo yari ayabo. Mbaye muri Kigali, abandi babeshejweho n'amashuri bize, nanjye mbaye i Kigali kubwo ubumenyi umubyeyi yampaye. Asobanuye ikintu kinini kuri jyewe ndetse n'abana banjye ndabibabwira. Niba umwana yabasha kwiga mu ishuri ry'ibihumbi 60, nkabasha kubaho, nta wundi mbikesha. Rero kubw'iyo mpamvu naravuze ngo rero reka njye kumushimira. Tujya tujya mu gutabara, umuntu akaza akavuga ubuhamya bw'umuntu, akavuga ati runaka yangiriye neza ariko aragiye andimo ideni. Ndumva mu by'ukuri ngiye uyu munsi cyangwa bakagenda uyu munsi, kuri njye ndumva nta deni naba nimurimo. Nje kumushimira mbikuye ku mutima, nta muntu wigeze abibwiriza kubw'igikorwa cy'urukundo yankoreye, ariko cyane cyane ikintu kinkora ku mutima, mfite inshingano zo kurera abana kandi banjye, ariko birangora no ufata umuntu kurera abana batarabe kandi akiri umukobwa, ni umuntu wo gushimirwa. Rero ntago nava hano ntabanjije kumuha impano namuteguriye. Hari impano namuteguriye, hakaba n'indi mpano abantu bazi urugendo rwa Kabarondo rwari rugoye. Urumva Kabarondo nta famiye tuhafite, yanshakiye aho kuba, amubwira ati kurya biragoye, ajya kunsabira kwa padiri, aravuga ati mfite umwana mujye mumenya uburyo yajya arya. Icyo cyari igikorwa nacyo gikomeye. Ubwo nkajya kwa padiri kurya amezi 6, yari nk'imyaka 5 ku bantu twajyanaga Kabarondo barabizi. Rimwe amatike akabura, iyo nabaga naje kuwa 5, akambwira ati nta gusiba ishuri nubwo ari kure. Abantu twaturukanye i Kigali Kabarondo mwahabonye urugendo ruhari, navaga hano nkajya Kabarondo n'amaguru. Akambwira ati genda ubyige kandi uzabifate. Kandi no kugira mbe aka kanya ku isoko ry'umurimo, ntago ari ukwivuga ibigwi, abantu baba bari gushakishwa, nanjye mba ndimo muri Kigali ku bintu nize. Nta wundi nabyo mbikesha. Iyo nazaga yabwiraga inshuti ze, akababwira ati nimujya mushaka kwisukisha, mfite umwana ubizi kandi ntaranabimenya pe, ariko kuri kwa kumpa abantu niko kumenyera akazi. Rero urumva yaranjyanye ariko ananyigisha kubikora. Rero ndamushimiye cyane mbivanye ku mutima. Mama Kenny, ndagukunda. Kandi Imana ibiguhera umugisha, nurangiza urugendo rwo hano mu isi tuzahurire mu gitaramo cy'abera. Imana ijye kumpera umugisha, uboneraho abandi baburiye. Imana ihe umugisha iguhere ku bana wabyaye.
ndagushimiye kandi isaha bigarukiye gusa ko Yesu azajya anshoboza nzajya mbikwereka. Murakoze. Buriya amarangamutima nicyo ngicyo asobanuye, n'akari ku mutima gasesekara ku munwa. Iki ni umusaruro wo kugira neza. Iyi mpano rero ntabwo nayitanga, nanjye mfite umuryango, ndasaba Arufahari ndetse na Pendo nabo banyegere dutange impano. Mushimiye ati buriya nanjye ndagushimiye nk'uko izina rye ribivuga, umubyeyi wamubyaye akanamwita akamwaturiraho umugisha wo gushimira, yamwifurije ibyiza. Umuco wo gushimira ni mwiza, kandi buriya iki ni igisubizo, ni n'inyungu, ni umusaruro wo kugira neza. Mu magambo makeya ati rwose mu buzima bwari bugoye buruhije, uzi kuba utarabyara ukajya gukora uruhekero, ukagira uruhekero mu mugongo utarigeze ujya ku gise. Abantu bashobora kubyihanganira n'abantu bakeya. Nawe ati burya ndagushimiye kandi nzakomeza ngushimire uko iminsi izajya igenda iza, kandi Imana ijye ikomeza gushyigikire no mu rubyaro rwawe bwite. Buriya iri ni isomo bafatanyije urugendo rwa Kabarondo n'abaho bari nabo bahaguruka, kuko nabo bitewe n'uko babizi nabagejeho igitekerezo, rero nzajya gushimira Masenge. kuba twitwa u Rwanda tubikomora kuri byo, niho bikomoka. Ariko natinze rero ndakumva umusaza, ubwo ntagera mu rugo, ariko igihugu zarugurira njyayo nkari amasaha n'amasaha tuhagenda bimaremba. kuva bafite umuryango uzahaza, nubwo wenda atari rukara kandi aho hasigaye hararwa hariya hirya, ariko mwasize inyuma mujya kubwira inkuru nziza, urugero mwagenze uko rumeze, uretse ukakomerezaho nta kibazo. nawe umurogoye ntabwo wawundogoye. Arakoze umusaza Fabiane. Hanyuma kameramani arihangana, ntabwo nkunda kuganira n'abantu tutarebana, ndumva ahangaha ariho haba ari sawa. Hanyuma nagira ngo mbabwire ikitugenza. Aba baturanyi mureba Mushimiye na Patrick ni abavandimwe, bamwe tubabereye bashiki babo, abandi tubabereye bakuru babo, abandi turi abaturanyi ba bugufi ba cyane. Aherutse rero kwicara kutwicaza mu nteko, dukunda kugira inteko, dukunze kugira ibitaramo nk'uko namwe mwari mwabigize. Mushimiye mwaba mwicariye. Mushimiye aratubwira ati uku mundeba mfite umubyeyi Masenge. Ahangaha mushobora kuba mwegereye mukurura za ndimi za hano hakurya, abatazi Masenge ni shangazi. Ati uwandeze antoza umuco, ampa uburere, ndetse si ibyo gusa yampaye n'ubushobozi. Nongeye gusoma ijambo ry'Imana n'ubundi riri aho mu Migani. Migani ni igitabo cyanditswe n'umugabo w'umuhanga Imana yahaye ubwenge witwaga Salomo.
hanyuma ageze aho mu migani 19 umurongo wa 14 aravuga ngo ni amagambo n'ubundi musanzwe muzi ariko bishobora kubagora kumenya aho yanditse. Aravuga ngo umugisha n'amatungo ubiragwa n'ababyeyi, hanyuma ngo umugore witonda w'imico myiza we ukamuhabwa n'Uwiteka. Hanyuma Mushimiye aratubwira ngo uko mubona mbayeho, ubu bushobozi mumbonana, hari umubyeyi wabumpaye, hari umubyeyi mbikomoraho. Nagira ngo mbabwize ukuri, buriya umubyeyi ashobora kuba adafite ubutaka, ashobora kuba adafite amatungo ngo akorage iyo mitungo, ariko akakubwira ngo wa mwana we, ingeso zawe nizo zizakugeza ibwami, hanyuma ibwami bazaguha ibyo umuntu akenera byose akiriho. Ariko Mushimiye wese uko byagenze, n'ubwo bushobozi barabumuhaye, ntacyo ashinza shangazi we cyangwa nyirasenge. Hanyuma rero aratubwira ngo hari umunsi abantu bajya bagira iherezo mu isi, hanyuma ugasanga abantu nibwo bafashe iyi mikoro bavuga ngo urabona ngo shangazi ngo yarandeze ngo ndamukunda, akazana cya kizingo cy'indabo kigiye kubora iminsi 2 akarambikaho. Ariko ubu systeme iriho turi kubwira abantu ngo mubwire abantu ko mubakunda bagihari. Hanyuma uyu mushiki wacu cyangwa umuturanyi wacu ni icyo gikorwa aratworoganiza, atubwira itariki, afata iriya bisi aravuga ati mujyemo mwese abakwiramo, atari butume umupolisi ari buduhagarike hajyemo abakwiramo. Ntabwo ari uko nguko tungana, twaje turi isibo ntoya mu isibo nini abana nayo. Hanyuma afata ibyo ashoboye byose aravuga ngo reka ngende njye kwa shangazi, namwe murebe aho nkomoka. Tujya tugira ikibazo hariya hirya aho dutuye ku Rwagasabo, umuntu akahabana n'umugore cyangwa akahabana n'umugabo akamara imyaka 15 akabyara umwana akajya muri segonderi, umugore atazi aho umugabo akomoka. Tukajya twumva ngo niyo ngiyo za Rwamagana, ubwo niho nivugiye. Hanyuma hajya haba ikibazo abantu bagapfa, reka mbivuge niba no mudapfa mwageze amahirwe. Ubwo muri babandi Yesu yavuze ngo nzaza hari abakiriho, ubwo ni mwebwe mumutegereze mwihanganye, nubwo ndari hafi kuza. Hanyuma rero Mushimiye, mu by'ukuri turamushimiye, nawe turamushimiye ko yagize igitekerezo cyiza, akitugezaho. Harashaka kuzamo indimi z'amahanga negereye Tanzania, ni kwa kundi n'amarezi ajya bura konegisiyo zikivanga, hakazamo umunara wa Tanzania. Ubwo byatangiye no kuza muri mind mu bitekerezo, hakazamo Vodacom. Tucyumvise nk'abasaza twumva tugomba kugishyigikira kandi tukamuherekeza, tukaza kureba aho yarerewe. Twasanze ari ahantu heza cyane. Mugira ubwuzu, mugira urugwiro, mwatwakiriye neza, turanezerewe. Abasore twazanye nabo nitugera mu nzira ndababaza icyo mwabonye,
niba ntacyo mwabonye namwe murabizi uko turi bubagenze. Aha ni ahantu hagomba kuva abageni. Bagira ubwuzu n'urugwiro, bakira abashyitsi neza. Hanyuma Patrick nawe twari twamutumiye muri icyo gitaramo, aratubwira ngo nanjye shangazi wamushimiye nanjye yarandeze, ampa ibishoboka byose, ubu bushongore n'ubukaka mumbonana niwe nabikomoyeho. Uku kuba umugabo mukora ibirori nkabatwerera, ubushobozi nabukuye kuri uwo mubyeyi. Aravuga ngo nta n'isano rinini ngewe twari dufitanye. Ikintu gikomeye cyane. Ariko nibuka ijambo data yambwiye, ngenuruka mu bwishaza. Data arambwira ngo ubwo ugiye i Kigali, wa mwana wese nzaba mpari, no kuhagera bizagorana, ariko nagira ngo nkumenyeshe ko umwana muzima ntabwo yigeze abura umubyeyi. I Kigali ababyeyi bariyo, n'ubu umwana uzabona ababyeyi, kandi ninjya nzajya nsuhuzanya nabo. Patrick yabaye umwana, hanyuma arangije abona umubyeyi. Kandi dushimira umubyeyi wamureze, arongera arambwira, papa arambwira ngo n'umubyeyi muzima ntashobora kubura umwana, ntabwo bibaho. Hanyuma rero turashimira Patrick, namushimiye ko babereye abana umubyeyi, ndetse bakaba baje kugushimira ukiriho. Ni ukuri, reka tubasabe mubaduhera amashyi na za mpundu. Muzehe Fabiane na mukecuru, nagira ngo mbamenyeshe ko mwareze neza. Aba bana mwareze bafite umuco, bitwara neza mu muryango nyarwanda babayemo hariya muri uwo murenge wa Bumbogo. Bafite umuco w'abantu. Hari umuhungu ndera, naramubwiye numva rero wa mwana, gutegura ubukwe biravuna, nagira ngo uzitegereze uzaza n'umugore umukobwa uvuka mu bantu. Ikindi ntegereje hora azaza n'umukobwa uvuka mu bantu, bazi gutanga uburezi, bazi gutanga umuco. Bizaba bitworoheye kwagura umuryango. Mushimiye rero na Patrick mubyeyi, ni abana beza, batubaniye neza. Ntabwo ari ukwiyemera, ni gake cyane wampagurutse ukanjyana mu biro cyangwa ukankoresha urugero, ni gake cyane. Inyuma nyine meze uko nguko, ariko mu mutima mfite ukuntu nihagazeho. Ibyo mbabwira niko kuri aba bavandimwe barabizi. Mu mutima mfite ukuntu nihagazeho. Hanyuma kugira ngo aba bantu bampagurutse, hari uburyo nanjye nababonye.
hari uburyo nababonye bavuka mu bantu barezwe n'abantu, ni abana beza. Hanyuma rero muzehe Fabiane ahanini twaje tugaragiye aba bana banyu baje gushimira umuryango, baje gushimira shangazi uburere yabahaye ndetse n'ubushobozi. Bijya bigora abantu, ni gake cyane umubyeyi ataba yarakoraze ikintu ibyo kurya uzabibona, ariko ibifatika bikwita izina, bikwita rubangura, ntabwo wazabigeraho. Wajya tubona ufite ibitoki n'ibijumba umuyaga ukaza ukabihitana ibya none n'iby'ejo, ariko iby'igihe gihoraho bizagorana. Hanyuma rero muri uwo mugisha n'amatungo harimo amashuri. Mushimiye ubu ngubu ni umutekinisiye, ababyeyi bamwigishije tekinike nziza ikenerwa kugeza isi irangiye, akora akazi azakora kugeza isi irangiye, kandi ubwo bushobozi yabuhawe na shangazi. Akora akazi azakora kugeza ashaje, kandi nasaza akazaguma agakorwe kugeza isi irangiye. Hanyuma shangazi wahisemo neza ikizabeshaho umukobwa wawe, ntazigera asonza, kuko Imana yaragukoresheje, ibyo wagombaga kumuha warabimuhaye. Muri iki kinyejana tugezemo cy'abasirimu, kugira ngo usirimuke udaciye kuri mushimire ntibikunda, ntabwo bikunda. Utanyuze kuri Patrick hari ibyo utamenya, kandi barambwiye ngo shangazi niwe watubwiye ngo mugane muri iyi nzira. Nasomye ijambo ry'Imana aho Dawidi yabwiraga umwana we akamubwira ngo Salomo mwana wanjye, ujye umenya Imana ya so, iyo yakoreraga nawe aba ariyo uzajya ukorera. Fabien ari kubwira uriya mubyeyi wo muri batisimu, amubwira ati ukurikirane uwo mwana ntazave muri iyi nzira, burya hari impamvu ayivamo, ntabwo wamubwiye ngo Imana yacu ni iyi. Hari ibyo kugira ngo uyivemo, hari ibyo aba yanenze. Umwana iyo wamukurikirana ukamutoza, ni ihame rya Bibiliya. Ikindi yabwiye Salomo, yaramubwiye ngo kandi ukomere mu byo ukora byose, uzagaragaze kuri umugabo. Yego, yego, ngo utoza umwana inzira azacamo, azarinda asaza atarayivamo. Ntugire impungenge, uwo mwana ntago inzira azayivamo, kereka wowe nubivamo. Nubivamo azabona ko ibyo urimo bidafite ishingiro, azahitamo ajya ahandi. Ariko ntabwo wabivamo. Ndabona muzehe yavuze ngo ni mutoya, ndabona nawe urimo uyingayinga muzehe. Hanyuma intego y'urugendo rwacu ni iyo ngiyo, turakomeza n'ubundi tuganire. Mu kanya turaha umwanya, ntabwo tubanigana ijambo kuko ubu ku mutima wabo hari byinshi, ntabwo nabasha kubibavugira, ntabwo bikunda. Uriya ndi kubona igituza cyamushimiye cyabyimbye, ntabwo ari amashereka, ni ijambo ry'umunezero riri muri muniga. Mu kanya narivuga murabona cyongeye cyegeranye, kiri bugabanuke. Hanyuma rero ndumva aho muzehe yavuze ngo duhite dufatiraho, nubwo turarara yavuze ngo ntabwo muri busubireho kubwira abasigaye mu urugendo rwagenze. Bahamagara mbabwire ko byagenze neza, ubundi turare. Nta matera mufite se mwabonye turi benshi? Ahantu ni hagari n'ibyo nabibonye, twariye turasigaza, ibyasigaye n'ibyo turi burye, nta bwoba dufite. Ndumva ibintu biragenda neza, urutoki nabonye hano hepfo ntabwo rwabura umutobe, turatarama tuzatahira. Ikibazo kibaye muzehe. Hanyuma
nk'uko muzehe yavuze ngo duhite dufatiraho, reka mpere kuri Mushimiye nawe ababwire gatungurukire gatoya makanya gato muzehe nguhaye ako kanya, urakoze cyane. ijambo ryo urarihorana. urakoze shaka haguruka uguha amashyi uhagaze ariko ikintu yavuze koko kandi gitana agahinda. Umuntu akaba ahantu imyaka n'imyaka ko umugore atazi kwa sebukwe biriho. Ikindi kurata umuntu uje kumushyiraho za ndabyo nk'uko bivuze ntacyo bimara. Sinzi niba aho ari niba babyumva wenda sinamenya, ariko hano aho kurushatari ari buryame n'ibigwi bamuvuzeho kandi ngo ushima witungwa neza n'uwegiriye ngo abagira imana. Si bake babikora, ni bakeya bake, ni bake pe. Chantal yicaye Chantal nawe ukaba ushaka kongeraho nayishimira Chantal, aho ku rundi ruhande ushimire n'aba bana batekereje bati nyamara hari umubyeyi utumye tubaho kugeza izi saha, kugeza kuri uyu munsi, kugeza uyu mwaka. Twagiye kumenya tukamushimira, tukamenya amakuru y'imisi y'abavandimwe tudaherukaye tukaramukanya. waba ugize neza muzehe. Nashimaga rero nanjye ni ukuri Chantal ni uwo gushimirwa, ni umubyeyi mwiza. buriya nanjye ndi bufate akanimero ke, nanjye ababyeyi barahari ariko njyewe nkunda ababyeyi cyane, n'abafite ubwishaza ndabafite, ubwishaza bukaba batahaza badasoma amateka, sinzi ibyo basigaye biga ni Karongi. Hanyuma ariko ushingiye ku gikorwa yakoze navuze reka njyewe ndebe uwo mubyeyi. Birashoboka ko uyu munsi tutari gufata umwanya, ariko ngiye nshobora kuzagaruka, nkunda kugenda hanyuma nkaganira n'uriya mubyeyi, nanjye akambera umubyeyi, nkamwongera kuri data na mama, nkamwongera no ku bandi babyeyi mfite i Kigali. Ni uko nguko, reka rero duhe umwanya aba bana bavuge ibi bari ku mutima, duhere kuri Mushinzi. kugira ngo icyo mvuga ku mubyeyi biragoye. Ntuye mu kagari kari hano hakurya y'ikiyaga gatoya, nagiriwe icyizere muri uyu muryango, ariko si jye jyenyine, ndi n'umufasha wanjye. Nahaguruke yegere kandi naribaga amazina yanjye Sirikare Tadeyo, nkaba ndi kumwe n'umufasha wanjye, twese dufite inshingano zo kurera uyu mwana we mu bikonde Sherira Arodi akagoye Kaguye Arodi. Umwana rero nawe twibarutse maze gukura yakivuga. Umwana witwa Njya yitwa Giyome. Yitwa Giyome. Rero turashimira Imana ko twagiriwe icyizere muri uyu muryango kugira ngo badushinge izi nshingano. Nk'abantu mwe kugirirwa icyizere nabonye ari byiza. Uzi ko iyo ufitiwe icyizere utaburara. Uzi ko iyo ufitiwe icyizere utabura burara mu nzira bwakwiriyeho. Ngize babana nanyizeye mu bya Nyagasani. Mbega ishaba mwashimira Imana.
no mu by'Imana baranyizeye. Numva ndishimye kurushaho kubera ko ngira icyizere. Banshinze inshingano rero zo kubera umubyeyi w'abatisimu umwishingizi uyu mwana Ihirwe Guillaume, nanjye ndabyemera nshingiye ku icyo cyizere bangiriye. Urugendo bararutangiye, yahawe batisimu imugira ikiremwa gishya, imuhindura umwana w'Imana, mbigizemo uruhare n'ababyeyi b'umubiri, yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Si ibyo kwishimira, ibyo kwishimira rwose. Nuko Yesu ati ni byiza ko umwana niba atangiye kumenya kurya yakasangira n'abandi ku meza matagatifu. Nabwo tugirirwa icyizere, umwana arabiharanira, arabyigira, aranabitsindira. Tsindira Ukaristiya ya mbere arayihabwa ku mugaragaro. Si ibyo gushimira Imana, narigizemo uruhare n'uwo dufatanyije n'ababyeyi b'umubiri. Rero urugendo rurakomeje kandi yarutangije adufasha no kurusoza. Hasigara n'amasakaramentu inyuma, harimo gukomezwa, harimo no gushyingirwa, harimo n'umusaseredoti. Umusaseredoti uyu nguyu uzumva mu minsi mike twatashye ubukwe, ibirori bye yabaye umupadiri. Byose aracyafite amahirwe yo kubibona. Rero ibyo byose biri imbere kandi dutegereje, ndabizeza ko turi kumwe urugamba rurakomeje, ubutumwa tuzabukomeza kugeza ubwo amasakaramentu yose umuntu asabwa kuba yahabwa azayabona mbigizemo uruhare. Sinzacika intege, ntabwo tuzacika intege. Bizasabwa byose tuzabikora, nta bwoba dufite, nta mpungenge dufite. Ubwo rero ni ubufatanye ku babyeyi b'umubiri, natwe ubwacu tugafatanya gutoza uyu mwana uburere bwiza, tumurinda icyaha, tunamubwira icyo ari cyo n'ingaruka zacyo. Izo nshingano rero ndabizeza ko nzazikora kandi nzazikomeza. No mu magambo aya ngaya ndi kuvuga nkanarondogora, ubwo no mu bikorwa nzabikora. Ntabwo naba ndi kumwigisha kwiba n'izindi ngeso mbi nakora andeba nawe akazikora, nzabyirinda. Ntabwo zamubereye urugero rwiza nzamwigishije. Rero ndabizeza ubufatanye, turi kumwe iminsi yose. Kristo Yesu akuzwe. Murakoze. Murakoze cyane. Niba hari uwategereje akampereza umubyeyi wo mu muryango Furiyani Uruvugiro